Bwana Twagiramungu Faustin, ubufatanye bwanyu n'ihuriro rigamije kubohoza u Rwanda n'abanyarwanda Front Commun de Libération du Rwanda muri make bushingiye kuki? Ubwo bufatanye bushingiye ku bintu bibiri. Mbere ni ukubera ko twaratekereje dusanga abanyarwanda batamara imyaka 20 mu mashyamba bavuga ko barwana kandi bakarwana mu by'ukuri batari no ku mupaka w'u Rwanda, nta za misile bafite, nta ndege bafite. Ibyo bintu bisa no kwirwanaho, ntabwo ari ukurwana. Kuri iyo ngingo rero tugomba kumenya ko abanyarwanda bari mu mashyamba ya Kongo, abenshi muri bo nk'uko byavuzwe n'ushinzwe MONUSCO witwa Cobra, 75 n'abana bato. Abo bana bamwe n'imfubyi zasizwe n'abanyarwanda bahizwe bunyamaswa, bakicwa n'ingabo za FPR kuva muri 1996 kugeza muri 1998, ku buryo na Nations Unies yageze aho ngaho ikora raporo yitwa mapping report ivuga ko abo bantu bishwe mu by'ukuri byagombye gufatwa nk'aho ari jenoside yakozwe n'izo ngabo za Perezida Kagame. Kubera izo mpamvu rero dusanga ari byiza ko abanyarwanda batakomeza kuguma mu mashyamba ya Kongo. Ibyiza ari uko bataha bakajya iwabo i Rwanda, kugira rero ngo bigerweho nuko Perezida Kagame na guverinoma ye bagomba kwemera imishyikirano. Ntibashyikirane nabo gusa, bakashyikirana n'abantu bose bahagarariye impunzi kandi bagashyikirana n'abagize amashyaka ari hanze. Reka rero ntoze nyirane, ni ngombwa iki ni cya kabiri ko bikorwa kubera ko n'amahanga yabihagurukiye cyane cyane mu karere turimo. Ntabwo Perezida wa Tanzania Kikwete mu kwezi kwa gatanu yaba yaravuze ijambo agira ati, Bwana Kagame Perezida w'u Rwanda, emera ushyikirane n'abanyarwanda bari mu mashyamba ya Kongo, bizatuma n'intambara iri muri Kongo irangira. Ariko Bwana Twagiramungu, mwakunze gutsimbarara ku ihame ry'uko mutazashaka guharanira ubutegetsi mukoresheje intwaro, none ubu mwifatanije n'uyu mutwe wa FDLR, umutwe ufite ingabo, muhinduye mute? Ngira ngo bisobanuro natanze byumvikane neza. Abo bantu ntiduhakana ko badafite imbunda. Icyo tugomba kumenya ahubwo izo mbunda bazikoresha hehe, zakoreshejwe hehe muri imyaka 20. Izo mbunda aho kugira ngo zifashe abanyarwanda kugira ngo babane, aho zifasha Kagame kugira ngo akomeze abeshya amahanga ko afite abantu bamuhiga. Abantu bamuhiga ntabwo bafite n'imbaraga zimeze nk'iza M23 we yirirwaho imbunda zo kugira ngo bice abanyekongo. Iyi ntambara ziri muri Kongo zifite ingaruka ku banyarwanda ku buryo agomba kwemera byanze bikunze. Naho gufatanya nabo niko bigenda muri politiki. Nicyo ni kibazo ahubwo ejo bundi ku cyumweru ahubwo Bwana Twagiramungu, Perezida Paul Kagame mu gihe cy'amasengesho yo gushimira Imana yaburiye abateganya kurwanya cyangwa se kugambanira u Rwanda ko bazibonera ingaruka ukora ikibazo cy'igihe. None mwe mufatanije n'umutwe wa FDLR, murumva namwe ayo magambo ya Perezida Kagame yo kuburira abanyarwanda bashaka kurwanya igihugu, murumva atabareba? Ayo magambo cyeka ngewe ndagira ngo Kagame aziyemeze yibere musirikare, akomeze kurwana, arwane n'umutima, arwane n'imbunda, arwane n'ibyo ashaka. Ariko reka rero ubwi twebwe turi mu mashyaka twitaga Force Démocratique de Changement, no kuvuga ishyaka rya PSD, PR n'ya MDR, twashyigikiye ko FPR igomba kuza n'abanyarwanda bandi b'impunzi bakajya mu Rwanda. Twabashyigikiye so badafite imbunda. Ubwo muri 1992 barisha abantu ibyumba, barakoze n'amarorerwa yandi, bageze aho bica n'abantu babashyigikiye ngo bagatabaza n'abandi. Kuki twakomeje kumvikana nabo? Kuki twemeye ko abamazezerano se yarusha? N'ukubera iki? Kuki se we atemera ko abandi nabo bikora? Twavuye hano i Buruseli tumaze kumvikana nabo ko dushaka imishyikirano. Bukeye bati abantu bavuze ko bagiye batanga ibyumba, batanze iki? Ibyo byose twarabyemeye. Noneho turamubwira ngo twumvikane, ati sinshaka kumvikana ahubwo muzabica. Kagame agomba kumenya ko abanyarwanda yarabishe, azabica ariko ntazabamara. Biteye isoni biriya byo. Mu mateka y'u Rwanda nibwo bwa mbere mu Perezida avuga ko azica abantu bihaye Imana bakamukomera amashyi. Biteye isoni. Bwana Twagiramungu, mufashe iki cyemezo cyo kwifatanya n'umutwe wa FDLR mu gihe u Rwanda rwitegura kwibuka imyaka 20 jenoside imaze ibaye. Hari impamvu yatumye mutegereza iyi myaka yose no kuba mufashe icyemezo cyanyu uyu mwaka? Ntabwo twategereje ko bagomba gukora kujya nako bibuka jenoside hashize imyaka 20 ngo niho tugiye gufatanya. Nta muntu wigeze abitekerezaho. Ariko muri politiki hari ibintu, hari ibyo bita les circonstances favorables, no kuvuga ibihe uko bimeze ubu muri iki gihe. Biratubwira twese abanyamashyaka bari hanze ko tugomba gufatanya. Biratubwira twese abahutu n'abatutsi ko bagomba gushyira hamwe bakarwanya ubutegetsi bwigize kagarara, butukana mu kiliziya,
bita abantu umwanda bavuga ko bashobora no kubica igihe bashakiye, ko ubwo butegetsi butagomba kuvugwa nabi n'uwo ari we wese. Bidakozwe iki gihe rero nta kindi gihe bizakorwa. Ntabwo rero kubera ko ngo ubwo hagiyeho kuba umwaka w'urwibutso ngo ibintu ngo nibabyihorere, umuntu akomeze yikaragiye yivugira ibyo ashaka, avuge ko azatwica ariko azatwica kandi azatsinda. Ndabashimiye cyane. Bwana Faustin Twagiramungu ni umuyobozi w'ishyaka rya politiki RDI Rwanda Rwiza, tuvuganye ari mu Bubiligi. Bwana Twagiramungu kandi yabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda, umutwe wa FPR ukimara gufata ubutegetsi muri 1994.